barabibona. Nanone Yesu nashimwe bene data, turacyakomeza kurebera hamwe uburyo ki abanyakwizera bazaraga igihugu. Abarokore simvuga abanyedini, hari abarokore b'idini, hakaba n'abarokore barokotse nyine, barokotse urupfu rwa kabiri. Sunye mu Efeso 2 haratubwira ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Mwari muzi ko buriya mbere yuko umuntu ubugingo umuntu abwumva, ndashaka kubwira ko ubugingo tubwumva, ubugingo bushya bwinjira mu muntu w'Imana akabwumva, nk'uko umubyeyi asama inda akayimenya akabana nayo, ni nako natwe twumva ubugingo bubonerwa muri Yesu. Yarabivuze Pawulo mu Efeso 2 ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibyaha byanyu n'ibicumuro ngo ubuntu bwo bwabakijije. Kuvuga ngo bicazanya namwe, ibicazanya nayo mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu mu ijuru. Waruzi ko abantu ba mu ijuru bakiri mu isi, ugeze se ijuru tumva uri naho uzaribona ugezeyo. Niyo mpamvu ubona ko Rusi yagize umunezero wo kugira mu murima w'uwatarazi. Uraza kubona ko mu murongo waho wa 14 handitse ngo igihe mu bice bibiri ngo igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira ngo ngwino urye umutsima. Mwimye yavuze ngo murye umutsima utera imbaraga mwe n'amazi y'ubugingo, ngumwe no kuri vino. Ngo ica n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya arahaga arasigaza. Ahagurutse guhumba, Bowazi arategeka abagaragu bati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahi, kandi mumusohoreze zimwe mu miganda muzisige azihumbi. Nuko ahumba uwo murima ageza nimugoroba, ahura izo yahumbye ziba inshuro imwe n'umucagate bya sayiri. Arazikorera ajya mu mudugudu, nyirabukwe abona izo yahumbye kandi akura mu gikondorero ibyo yasigaje arabimuha. Yesu aranduze singiganyira, bagijwe nawe aranyuze. Kamabwire bene data, aya ni amasezerano. Iyo turi mu nzu y'Imana twakora amasezerano. Abakozi b'Imana, Imana irabakoresha abasaruzi, bakaririmba, bagasenga, bagahanura, natwe tukavana umugabane. Mu nzu y'Imana twakura ibintu byinshi, tuza twikoreye impeke tugomba guteka. Amasezerano azasohora mu gihe cyayo, tukazana n'ibyo Imana dukorera ku kanya. Yazanye ibiryo bihiye, yazanye izihiye, hari izo yazanye yashigaje ngo arazimuha, hari izo yazanye, hari ibyo yazanye bikaranze bihiye. Kandi mbabwire ko iyo turi mu nzu y'Imana hari ibintu Imana duhera muri ubu buzima n'ibyizaduha tugeze mu ijuru. Ndashaka kubabwira ko gukizwa rero si uguhitamo nabi, gukizwa si ugukora ubusa. Ingorane zatubayeho nuko dukizwa nabi. Ikindi, abarokore barakizwa bakumva biragayitse, birasuzuguritse, bakumva si ibintu byo kuvuga. Ariko tugomba gukizwa tukabibwira umuntu ko twakijijwe, bakanatureba bakareba ko wakijijwe, kuko iyo ubwiye abantu ko wakijijwe ubu babwiye amakuru, babwiye ngo muzandebe. Kubera ko abantu bateganya gukora ibyaha bahitamo kuvuga ati nivuga ko nakijijwe kandi nteganya no gukora ibyaha, aho ngaho sinzaba nikozeho. Agashyiramo icyo bita marije ngo nawe agira ubwenge, ngo bajye bagira ubwenge. Usanga barakore ngo bagira ubwenge, ngo niko babwiwe ngo bagira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ubuhe bwenge? Ubwenge bwo gukora ibyaha no kubivanga no gusenga. Niyo mpamvu rero ubona ko uyu mukobwa yazanye sayiri zisekuye, zitahita ziribwa n'izindi ziribwa. Kandi ikintu gitangaje ngo nuko nyirabukwe arazibona, ngo aramubaza ngo wazihumbye mu kwande uyu munsi, wakoze he? Hahirwa wakwitayeho. Arasobanurira nyirabukwe nyir'umurima yakoreyemo, aramubwira ngo nyir'umurima wakozemo uyu munsi yitwa Bowazi. Nyir'umurima nakozemo uyu munsi yamenye n'amazina. Igihe tujya mu nzu y'Imana tutazi kuvuga Yesu, tutazi n'icyo twabivugaho, yamenye n'amazina. Nome Nawomi abwira mukazana bati uwo mugabo ahiriwe kuwiteka, utaroreye kugirira neza abakiriho n'abanyakwigendera. Nawomi arongera amubwira ati uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. Rusi mu wabo kaza amubwira ati ni koko yambwiye ati ujye ugumana n'abahungu banjye ugeze aho bazarangiriza umusaruro wanjye wose. Nkubwire ko uzasanga muri iyi nkuru dusoma havuga ko adakwiye guhumba mu wundi murima. Uyu mwanya rero reka nkubwire
ntuzave mu nzu y'Imana. aho wahuriye n'Imana urahazi, ntuzave mu nzu y'Imana, ntuzigere utekereza kujya ahandi. aho twageze niho twagombaga kujya. nyiri umurima niwe nyiri itorero, turaziranye, atuza amazina, kandi harimo n'ubukwe. tuzareba muri iyi nkuru tuzasanga harimo n'ubukwe. hari ubukwe burahari, bitangira ari guhumba, bitangira ari guca bugufi, ariko nkubwire ngo harimo n'iki, harimo n'ubukwe, harimo mariage. ibintu turimo tuzabana na Yesu. uyu munsi turi guhumba mu buzima, niko ubuzima buhagaze, ni uguhumba no gushakisha, ariko nkubwire ngo bizarangira dukoze ubukwe na Kristo. Imana iguha umugisha nshuti yanjye, ukomeze uhumbe uko itegeko rivuga, uhumbe uko Yesu akubwira, ntuzave mu murima, ntuzajya ahandi. kubwire ko ibi bintu turimo bizasozwa n'ubukwe tuzakorana na Kristo. Yesu aratwiteguye. nubwo duhumbana agaciro, nubwo isi tubona nk'abatafite agaciro, ariko turagafite. ujye wiyubaha, uzi ko uri umugeni uri kurebwaho. burya abantu bakurebaho, Kristo akurebaho. ujye wiha icyubahiro, wiyubahe, wubahe Kristo aho uri hose, kuko abantu barakwitegereza. Imana iguha umugisha, ikugirire neza, kandi bikubere uko wizeye. iyo nanijwe n'iby'ubuzima, imibereho yanjye inkomereye, nibuka ko yavuze ngo ntitukiganyire abeshaho inyoni ndetse n'uburabyo. Yesu arankunze sinyiganyira, mpagijwe